Amahoro y'Imana bene tata nshuti z'umusaraba ngabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nifuje kubagezaho ijambo cyangwa se ifunguro ry'umunsi wo ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024. Ariko mbere yuko tubaganiriza cyangwa se baganiriza iryo jambo, reka mbaririmbire indirimbo imwe igitero kimwe, hanyuma tuganire kuri iryo jambo. Dukomeze gutambuka kuko Satani arinjira, utubona Reka tugane ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe w'amagambo ugira uti Imana ikomeze ikunkumurire mu muriro ibigukururukaho n'ibikugendaho. Imana ikomeze ikunkumurire mu muriro ibigukururukaho n'ibikugendaho. Dusome ijambo ry'Imana. Turabanza gusoma mu gitabo cyo Kuva, ibice ni 14, duhere ku murongo wa 27 tugeze ku murongo wa 29, hanyuma dusoreze mu byakozwe n'intumwa ibice 28 duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 6. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira abanyegiputa hagati mu nyanja. Amazi asubira ahayo arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisirayeli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Amen. Dusome nanone mu byakozwe n'intumwa ibice ni 28 duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Melita, bene igihugu batugira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, nukuri uyu muntu ni umwicanyi, nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ntimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyo aba. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana.
mwene data ndagira ngo nkwibutse uyu mwaka ugiye kurangira usigaje iminsi mikeya cyane. Ndagira nkubwira ngo ko hari ibintu byinshi byakugendagaho byakugenzeho, byashakaga kukurimbura, byashakaga kukumaraho, byashakaga ko udasoza uyu mwaka. Ndagira ngo nkubwire yuko byinshi Imana niyo yagiye ibikunkumurira mu muriro bigashya bitari byakugeraho. Ndagira nkubwire ngo hari ibyo twebwe twabonye n'amaso yacu, hari n'ibindi tutigeze tubona, kandi ibyo byose byagiye bihiga ubugingo bwacu, byagiye bihiga imibiri yacu, byagiye bidushakisha amanywa na nijoro. Impanuka zaraduhize, ibibazo bitandukanye byaraduhize, ariko Imana yacu iraturinda muri byose. Iyo dusomye iri jambo mu gitabo cyo Kuva, hatwereka neza ko Abisirayeli bageze ku nyanja itukura byari bikomeye cyane, bibayobeye rwose. Nuko bibaza ngo barambuka bate, barabigenza gute? Ariko Imana ibwira Mose ngo rambura inkoni yawe hejuru y'inyanja. Maze kuri uyu murongo aravuze ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja. Ndagira nkubwire ngo hari inyanja nyinshi hari inyanja nyinshi zagiye Imana ikoreramo ibitangaza. Ibi byose byaguhigaga ntibikugereho, warabibonye ubwawe. Hari impanuka zagiye ziba, hari indwara zagiye ziba mu rugo rwawe nawe ubwawe, hari ibintu bitandukanye byagiye biba, ariko Imana yo murinzi wo kwizerwa, mwungeri mwiza, irakurinda. Ibyo byose byaje bishaka kukumaraho ntibyigeze bikugeraho, ahubwo Imana yacu ibikunkumurira mu nyanja bishiriramo, ntibyakugeraho. Izina ry'Uwiteka rihabwa icubahiro. Ndagira ngo mwene data wongere wibuke ukuntu Imana yakugiriye neza uyu mwaka. Dusomye ijambo mu byakozwe n'intumwa, atubwira ukuntu Pawulo yarumwe n'inzoka, ariko ntiyagira icyaba. Ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi byatugezeho ntitwagira icyo tuba. Hari n'abakoze impanuka ariko ntibapfa, hari n'abarwaye ntibapfa, hari ababazwe mu bitaro ntibapfa, ariko Imana iraturinda. Pawulo mwishira iramuruma, hatubwiye ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Melita, bene igihugu ngo babagira neza cyane, babacanira umuriro, ngo babakira bose, kuko ngo hari igihe cy'imvura. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonsho cye, baravugana bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi, nturora nubwo yakize mu nyanja idaca rwa kibera ntimukundira kubaho. Ndagira nkubwire ngo iyo abantu babonye uhuye n'ikibazo gikomeye, baravuga ngo yakize ruriya, ariko urunguru ntari burukire. Ndagira nkubwire ngo Imana yacu ko yarera kera na n'uyu munsi niko iri, kandi niko izahora witekana. Iyakurinze cyagiye na n'uyu munsi izakomeza kukurinda. Abantu bo bagushyiriraho akadomo, ariko Imana ikavuga ngo ahubwo nibwo kubaho kwawe bitangiye. Biratubwiye ngo ni ukuri, baravuga ngo ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi, nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho. Hari n'igihe bazavuga ngo uyu muntu ni ukuri, ahubwo si umuntu gusa, bazanahindukira bavuga bati ahubwo niwe murozi. Niba barakuroze ntupfe, bazavuga bati ahubwo niwe murozi nyamurozi. Ndagira nkubwire ngo kuko Imana yacu ifite imbaraga, izakomeza kuturinda, ahubwo abantu batangare uko tubayeho. Ngo ariko akunkumirira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyo aba. Twebwe icyo dukora iyo duhuye n'ikibazo, ibyo byose byadukururutseho tubikunkumurira mu muriro. Ndagira nkubwira ngo mwene data,
mu gihe ufite ikibazo uzajya ugerageza ugikunkumurire mu masengesho, ugisengere, Imana y'amahoro izagukiza kandi kurengere. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Mwari kumwe na mwene so Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mushumba mukuru itorero The Evangelical Calvary Church of Rwanda ECCR. Ndagira ngo dufatanye dusengere iri jambo mu izina rya Yesu, kandi Imana y'amahoro izakurinde uzasoze umwaka neza. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye ko wabanye natwe umwaka ushize kandi witeguye gusozanya natwe. Ibyaduhigaga byari byinshi, byadukururukagaho byari byinshi, ariko wagiye ubikunkumurira mu muriro. Yesu Kristo urabitwika kuko izina ryawe ubwaryo ni umuriro ukongora. Turagushimiye ko n'umwaka utaha uzadufasha nabyo n'ibizadukururukaho, ukabasha kubikunkumura, ukabasha kubitwika, ukabasha kubiroha, ukabasha mwami kudutsindishiriza. Urakoze urakarama, ngaho gira neza. Wowe wese waba ufite ibimugendaho, mwami Yesu Kristo ubashe kubitwika. Urakoze urakarama, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mbisenze, amen. Ijambo ry'Imana rikomeze kubafasha bene data. Imana ibamugisha, murakoze cyane, turi kumwe. Ijambo ry'umunsi, funguro ry'umunsi rikomeze kubatunga muherereye mu izina rya Yesu Kristo, amen.